inshuti z'Imana ngiye kubabwira iyo ugitangira isengesho kugira ngo usabane n'Imana yawe yakuremye, Imana ikigutije uyu mwuka mu gihe ukiri muri iyi si, ngiye kukubwira ukuntu Imana iyo uyishaka kugira ngo uyisenge usabane nayo ibyo utangira. Iyo uri iwawe mu rugo, tuvuge ni urugero, umaze nko gusoza akazi ukarangije iwawe mu rugo, watashye wiriwe mu kazi ugataha ukagera iwawe mu rugo, uragenda ukiherera ukicara mu cyumba mu wawe, wamara kwicara mu cyumba, iyo ufite Bibiliya ngiyi murayibona, urayisoma, wamara kuyisoma, iyo Bibiliya umaze urayirambura, wamara kuyirambura ukayisoma, wamara kuyisoma ukareba amagambo arimo aguhumuriza, tuvuge wenda nk'amagambo yo kugira ngo wizere, cyangwa se nk'amagambo yo kugira ngo ukomere mu mutima, nk'amagambo yo kugira ngo wenda ushake mu maso y'Imana, ukayarebamo, ugafungura Bibiliya yawe nk'uko muri kumbona ndimo nyifungura, ukarebamo, ukagenda ureba amagambo aguhumuriza, wamara kureba amagambo aguhumuriza, ayo magambo urayareba, wamara kuyareba ukayasoma. Iyo umaze kuyasoma, tuvuge wenda ni urugero, tuvuge wenda usomye nko muri Yohana, urasoma, tuvuge wenda usomye nko mu Byahishuwe naho ugasoma, cyangwa ugasoma nk'urwandiko Petero, nko muri Petero naho ugasoma, bijyanye n'ukuntu Bibiliya yawe cyangwa se ijambo Imana yateguye yashyize ku mutima wawe, niryo ushaka muri Bibiliya riraguhumuriza mu iryo joro. Gusoma ijambo ry'Imana, iyo urirangije uri iwawe mu rugo, tuvuge ni urugero, noneho ukayifunga, urangije gusoma, ubwo uba wabonye ijambo rigukomeza riguhumuriza, warangiza ukifungira igitabo cyawe bita Bibiliya, intwaro y'umukirisitu ngiyi muri kuyireba namwe. Ubwo uba urangije kugira gute? Kuyisoma ukayirambika, murambona nanjye ndayirambitse, murabona ko nyirambitse, warangiza ugafata igitabo cy'indirimbo, cyangwa se iyo utagitunze cyangwa ugitunze, tuvuge wenda iyo utagitunze uraririmba, ukaririmba akaririmbo keza gatuma usabana n'Imana yawe, gatuma Data wo mu ijuru agutekerezaho, gatuma Data wo mu ijuru yumva kurira no gutakamba kwawe, yamara kukumva hanyuma akagusubiza. Ubwo iyo ufite igitabo cy'indirimbo nk'iki muri kubona mfite, uragifungura, nacyo twatangije Bibiliya, murabona ko ari ngiyi nayirambitse, noneho ukagira gute? Ugahita ufata igitabo cy'indirimbo, wamara gufata igitabo cy'indirimbo, noneho ukaririmba, wenda tuvuge ukariba ati wenda ugashaka nko turabona ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, aba Yesu bishimira izina rye ryiza, tuvuge ngo we aba Yesu, wenda tuvuge ukaririmba aba Yesu bishimira, kuko wishimiye, kuko Yesu yabanye nawe mu kazi, yabanye mu bintu byose bigiye bitandukanye, ahantu hose wanyuze no mu byo waciyemo byose Yesu yabanye nawe. Ubwo ukaririmba ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ukaririmba rwose. Iyo uririmbye zino ndirimbo zirazamuka zikagera ku Mana, zazamuka zigeze ku Mana, noneho Imana ikakoherereza marayika, akaza akumva kurira no gutakamba kwawe, unamushima kubwo aba yakurinze ahantu hose hagiye hatandukanye. Ubwo iyo urangije ibyo byose, nagira ngo ngusobanurire ukuntu kuririmba kw'Imana, usabana n'Imana bitangira. Nagira ngo ngusobanurire ukuntu ukoresha Bibiliya iyo ugiye gusabana n'Imana, ndavuga iyo ugiye gusenga iwawe mu rugo, nko mu cyumba, nk'uko murambona nanjye nicaye aha, bavandimwe, nshuti dukunda, abakurikirana urubuga Izere Yesu. Iyo urangije kuririmba izo ndirimbo, twavuze duti ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Ubwo iyo ndirimbo aba Yesu bishimira izina rye ryiza urabihagarika, urangije wenda iyo hari akandi karirimbo kari kugufasha, ukaririmba ati njyewe ndi umukristo, ugashaka nk'akandi karirimbo, akaririmba ati njye ndi umukristo
bijyanye iyo wiriwe mu kazi uri gucuruza cyangwa se uri gukora akazi wenda kagiye gatandukanye, nk'uko nanjye nkunda gutwara ubunyonzi mu bantu nkunda gutwara, nkagenda mbaganiriza, bakumva ko muri njyewe harimo Yesu, bakumva ko muri njyewe harimo Yesu Kristo. Ubwo ukaririmba, ubwo ngubwo ukavuga ngenda umukristo mpora mbihamya. Yego, ubwo iyo uririmbye iyo ndirimbo ngo ngenda umukristo mpora mbihamya, uraririmba ugasabana n'Imana, uri kuririmba. Yego, haleluya. Noneho iyo urimo uririmba hariya, ubusabana n'Imana nibwo ikoherereza abamarayika, noneho babamarayika bagakwira mu nzu mu wawe, bamara gukwira mu nzu mu wawe ukagira ibyo usaba n'ibyo ushima, Imana iba yagukoreye. Haleluya, ndafashijwe, Imana insiza amavuta. Nawe n'umwizera, niwizera Yesu azagusiga utuvuta. Mvuze ko tovuta, mvuze ko tovuta. Yego, haleluya. Ubwo rero murabona ko no kuririmba mbirangije, ubwo ngubwo byose ndabirangije. Natangiye nsoma ijambo ry'Imana ndarirangiza, nkurikizaho indirimbo zo mu gitabo ndazirangiza. Ubwo kuko maze gusabana n'Imana byose mbirangije, ubwo ngiye kugira gute? Ngiye gusenga. Ninamara gusenga, iyo rero ugiye gusenga, uritunganya, uratekereza kuko uba wasabanye n'Imana. Noneho wamara kugira gute? Kwitunganya kuko uba wasabanye n'Imana, wakuyemo abo uba wahutaje, abo uba wabwiye nabi, ibyo byose uba wabivuze. Noneho warangiza ugasabana n'Imana ugasenga. Yego, ariko mbere y'uko wasenga, tukiri aho urabanza ukihana, ukabwira Imana amakosa wakoze cyangwa se ibyo witwayemo by'uwo munsi, n'ahantu hose wagiye unyura hagiye hatandukanye. Ubwo ugashimira, warangiza, iyo urangije gushimira byose ubirangije, navuze ko urabanza ukitunganya byose bikarangira, byamara kurangira ugashimira, byamara kurangira byose mwagiye mubona urugero nagiye nkoresha. Ubwo ndi gusobanura ukuntu usabana n'Imana, bavandimwe nshuti mukurikirana urubuga Izera Yesu. Ndabizi ko uru rubuga rwacu Izera Yesu harimo abakristo, harimo n'abandi batari bakira agakiza. Niyo mpamvu nsobanuye ukuntu usabana n'Imana, ukuntu iyo warangije kwakira Yesu muri wewe, k'iyi ntwaro mfite Imana. Yego, ntabwo nabyibagiwe, ndacyabyibuka aho nari nsoreje, aho narindi tukiganira ukuntu wasabana n'Imana yawe yakwiremeye, muvandimwe nshuti dukunda. Yego, ubwo iyo urangije ibyo byose narangije kuvuga, urasenga. Haleluya, ugashima Imana iba yabanye nawe, ugashima Imana iba yagendanye nawe, ugashima Imana iba yakurinze mu nzira. Wagiye biremera, ugarutse iwawe biremera. Hari benshi bapfuye, hari benshi batashye, hari benshi bavuye mu mubiri, icyo ubonye ari Imana yakiguhaye. Haleluya, ndafashijwe. Ese weho urafashijwe? Yego, Imana iguha umugisha, nanjye impe umugisha. Yego, iyo urangije ibyo byose navuze gushimira, urapfukama. Murabona yuko ubu ndapfukamye, murambona ubu ndapfukamye ngiye gusenga. Murambona ukuntu meze, ubu ndapfukamye ngiye gusenga. Ukarambura amaboko yawe, ugatuza. Wamara gutuza ugatakambira mu ijuru, ugahweza, ugahamagara Imana, ugasenga, ukayihamagara, uyishimira ibyiba yakoze, ukayiragiza n'ibyejo, ukanayisaba n'ibyejo. Yego, ubwo rero noneho nanjye ngiye kubibereka noneho nyirizina sasa. Yego, kuko ibyo byose nabanjije kubibereka, ubu noneho ndapfukamye. Murambona ko mpfukamye, ubu ngiye gusenga noneho nyirizina. Yego, ugashimira Imana iba yabanye nawe, ugashimira Imana iba yakurinze, ugashimira Imana iba yararinze abawe, iba yararinze umuryango, iba yarinze byose. Yego,
ubwo muri kubona ibimenyetso ndi kugenda nkora, nshuti dukunda, nshuti mukurikirana urubuga Kwizera Yesu. Yesu azatugirira neza, nimumwizere. Narababwiye ngo tuzabazanira ibiganiro byinshi, tuzabereka gukomera kw'Imana, tuzabereka ineza ya Yesu, tuzabereka byinshi. Umva, murahishiwe, tubateguriye ibiganiro byinshi ineza ya Yesu. Yego, murambona rero aha hantu ndi ubwo ngiye gusenga, nsabe Imana, ntakambira Imana, nshime n'Imana iba yabanye nanjye. Haleluya. Yego, murambona ubwo rero ubwo ngiye gupfukama, nindangiza gupfukama mpamagare Imana. Bibiliya yanjye muri kubona ko indi imbere, murabona ko igitabo cy'indirimbo kindi imbere, byose bindi imbere. Ubwo ngubwo muri kubibona namwe n'amaso yanyu, muri kubzibonera. Mukomeze murebe igitangaza Imana igiye gukora kubwo kuyizera. Yego, mukomeze murebe bavandimwe, nshuti mukunda urubuga Yesu, nshuti mudukunda, nshuti duhora twereka agashya, nshuti dukunda duhora twereka ukuntu wizera Imana. Mwatangiye mubona yuko nabasobanuriye Bible, nkasoreza ku gitabo cy'indirimbo. Haleluya. Aka gatabo murakazi, aka ni imfashanyigisho umukristo tukiri aho yakagombye kugira. Iki gitabo bita Bibiliya, umukristo tukiri aho yakagombye kugira igitabo cy'indirimbo. Muri kubibona namwe n'amaso yanyu. Yego, noneho utu ni udutabo tugenda twunganira wa mukirisitu. Murabona ko nk'aka ngaka kagiye kariho. Yego, noneho murabona nk'iyi Bibiliya, murayibona, nako nk'iki gitabo cy'indirimbo murakibona, nacyo kibamo amagambo menshi agenda ahumuriza. Murabona ko ngewe ngenda ngira, murabona nk'ubu ngubu ntakamubona abana n'Imana. Yego, murakabona, murebe nshuti dukunda, murebe bavandimwe, murebe bantu mukurikirana urubuga Yesu. Nago ibi tuba tubabwira, tuba tubabeshya, ahubwo tuba tubereka kugira ngo mwizere Yesu ko byose birashoboka. Mwizere Yesu kuko byose azatugirira neza. Yego, izi ntago ari views mba nshaka kugira ngo umukirisitu wuzuye neza, utunze ijambo muri we, yakagombye kuba atunze ibi murimo mubona. Murabona. Yego, umukristo yakagombye kuba afite ibi bintu. Munsi y'amababa yawe Mana, niho nkwiriye kwibera akaramata. Munsi y'amababa yawe Mana, niho nkwiriye kwibera akaramata, nkanezerwa. Yego, impamvu mise ndirimba ngo munsi y'amababa yawe niho nkwiriye kwibera akaramata, nkanezerwa. Yego, ni impamvu nyiririmbye nuko iyo warangije kwakira ibingibi mubonye mfite byose ubifite, ubwo ikiba gisigaye uba wibereye. Haleluya. We Yesu, wenda gukunda, uba wibereye munsi y'amababa y'Imana. Munsi y'amababa yawe Mana, niho nkwiriye kwibera akaramata, nkanezerwa. Yego, ngo munsi y'amababa yawe niho nkwiriye kwibera akaramata, nkanezerwa. Niho nkwiriye kwibera akaramata, nkanyurwa. Niho nkwiriye kwibera akaramata, nkafashwa. Yego, munsi y'amababa yawe niho ngomba gusubirizwa. Munsi y'amababa yawe niho ngomba gutabarirwa. Munsi y'amababa yawe niho ngomba gusubirizwa ibyananiranye. Munsi y'amababa yawe niho ngomba kubonera byose ibyananiranye bigakemuka kubwo kuba munsi y'amababa yawe. Yego, noneho rero bavandimwe, nshuti dukunda, murambona rero kubu ahangaha nibereye n'ubundi ni ahantu umuntu aza agasabanira n'Imana ye, akayitakambira, ukayihamagara, ukayisaba, ukayibwira ibyo wifuza, ukayiririra, ukayiganyira, ukayinginga. Ndavuga mu kirisitu, haba mu Kristo, haba umuntu utarakizwa, ngwino ukizwe. Yesu azaturinda, Yesu azakurinda. Yesu yarandinze, nanjye nawe azakurinda. Yego,
Yesu yabanye nanjye azabana nawe. Yego, haleluya. Noneho rero ubwo ndangije kubereka umukristo iyo yarangije kwakira ibi byose intego agomba gukora ngizi. Murambona rero nicaye bavandimwe, nshuti dukunda, nshuti mukurikirana urubuga Izehe Yesu, nari ndimo mbasobanurira ukuntu iyo warangije kwakira ibi bintu by'inkuru za Yesu wakagombye kwitwara. Murambona rero natangiye urubuga bita Izehe Yesu. Uru rubuga Izehe Yesu narutangiye ndimo ndangiza umwaka n'igice nkorera kuri uru rubuga bita Izehe Yesu. Donc maze umwaka n'igice nkora irivuga butumwa n'abandi bagiye batandukanye. Twagiye tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye, abantu bamwe na bamwe barakijijwe, abantu bamwe na bamwe bakiriye agakiza. Imana yadukoreye ibitangaza, twagiye dusengera ibintu tukabona birakemutse, birabaye, bimwe tukanabivuga tukabona birabaye. Twasenze Imana ngo niturinde indwara z'ibyorezo, Imana iraziturinda. Muri YouTube channel yacu aho muri Izehe Yesu hari amavideo twatangiye dusaba ngo Mana turinde Marburg, turinde n'ibindi byorezo. Imana tubonera biturinze. Turasenga tubona haje icyorezo gikomeye cy'inkende, nacyo turasenga tubona biragiye. Aho muri channel yacu birimo. Ubwo ntangiye kubabwira kugira ngo mbereke ko ibi bintu turimo nta brage zihari, nta guseka kurimo. Nubwo twaba twaragiye tugenda dukora ibiganiro birimo no gusetsa, ariko ni ukugira ngo Yesu Kristo yamamare. Yego, yamamare. Noneho bavandimwe, nshuti mudukunda, nshuti mukurikirana urubuga Izehe Yesu, ndagira ngo mbatangarize iyi saha uyu munota Imana yabanye natwe, yaturinze ibyorezo, iturinda n'intambara. Murabona ukuntu hariya byari bikomeye ku bantu baturiye Rubavu, byari bimeze nabi, bikomeye ari ibicika, ariko tubona Imana iduhagazeho, irabitsinze, bisubiyeyo. Imana yabanye natwe, yaraturengeye, nishimwe, nihabwe icyubahiro. Yego, noneho rero reka mbabwire muri iyi minsi turimo, muri iyi minsi igoye, umuntu aracuruza akabona ntibyemeye, umuntu icyo akoze cyose akabona ntibiri kwemera. Nimuhumure, nzanye inkuru ivuga ngo Yesu agiye kuza, byose azabiringaniza. Nzanye inkuru ivuga ngo nimuhumure, Yesu arabizi, agiye kudutabara. Yego, haleluya. Uribajije ngo ese Yesu azadutabara gute? None se nk'uko yaturinze biriya bigeragezo twagiye tunyuramo, birimo intambara, birimo indwara z'ibyorezo, n'ibi bigeragezo turimo byo kuba dukora ibintu bimwe na bimwe bikagenda byanga, ntabwo azabiturengera, nabyo bikarangira. Nimuhumure, abizeye Yesu azatugirira neza, azadutabara, azaduha umugisha, azatugirira neza, ni tumwizera. Yego, nshuti bakunzi, nshuti mukurikirana urubuga Izehe Yesu, nimuhumure, muzacuruza byemere, nimuhumure, muzabwiriza byemere, nimuhumure, muzahaha byemere, n'abari kuburara muhumure, muzarya. Imana izadutabara, izaduha umugisha. Imana ikunda abanyarwanda, Imana ikunda igihugu cyacu, Imana ikunda abayobozi bacu, Imana iradukunda twese, Imana ikunda n'ibi bihugu byose bidukikije, ariko cyane u Rwanda rwacu. Yego, nimuhumure, Yesu ibyo ubona bikomeye ndetse bigoye, Imana yacu izagutabara, izakugerera neza. Yego, hari ijambo marayika anzaniye muri aka kanya, arambwiye ngo nimbwire wa muntu wihebye ngo igihe kirageze atabarwe. Nanjye ubabwiriza inkuru, nkeneye gutabarwa, nizeye Yesu Kristo. Nawe ukurikiye iki kiganiro, izere, muha umutima wawe, azakugirira neza, azaguha umugisha, azahaza kwifuza kwawe, azagukorera imirimo, azaguha imigisha, azakugirira neza, azaguha icyo wifuza cyose. Haleluya, ndafashijwe. Yego, ntabwo Yesu abura kudatabara, ntabwo Yesu abura kutagirira abantu neza. Yego, Imana yatabaye Nebukadineza, warishaga mu ishyamba nk'aha muri kumbona ndi ahangaha ahandi, warishaga. Yego,
nawe rero Imana yakugirira neza, yagukura mu bikomeye, yakukura mu bikugoye, yakugura mu bikuremereye, akaguha umugisha. Haleluya! Ndafashijwe nshuti dukurikirana urubuga Izere Yesu, namwe murafashijwe nshuti mudukunda, murafashijwe. Yego, noneho rero bavandimwe, nimugire kwizera. Ariko ndangije nshishikariza abantu, ari abadukurikirana ku rubuga Izere Yesu, ari abadukurikirana kuri YouTube channel, ari abadukurikirana, ni mu bisangiza abantu. Ego, mudukandire subscribe, like, comment, mu bisangiza abantu, mubwira abantu ku nkuru za Yesu. Ntabwo ubu mbabwira, ntabwo ari views dushaka, turashaka inkuru za Yesu ko zamamara, turashaka ko Yesu adukorera imirimo n'ibitangaza, ibigoye, ibikomeye, ibyo byose akazajya abiturinda, tugakomeza tukabaho, tugakomeza tukabaho. Imana yaremye umuntu kugira ngo abeho. Imana yarakuremye ngo ubeho, ufashe mugenzi wawe, uhaze kwifuza kwe, nawe akugirire umugisha, nawe umugirire umugisha. Ngiye gusoza, ariko mbere yuko nasoza, aha muri iyi minsi abakurikirana urubuga Izere Yesu rero, ari abari mu Rwanda, muri Amerika, muri bihugu byose bigiye bitandukanye, Uganda, Tanzania, Burundi, Kongo, ahantu hose mukurikirana uru rubuga Izere Yesu, cyane abo iwacu mu Rwanda, ngiye kuzasohora indirimbo, ariko ubufasha kuri ngewe buracyari buke cyane. Ndasaba inkunga n'ibitekerezo, inkunga mu magambo, inkunga ku mafaranga, inkunga, mudufashe, 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 mudufashe. Yesu azabagirira neza, tumwamamaze. Reka iyo ndirimbo ngiye gushyira kuri alubumu nshya, ntangire nyibaririmbiraho gatoya, kuko aha hantu niho nza gutangirira ivugabutumwa, aha hantu niho nza kubwira Imana ibiba byandemereye. Bavandimwe, niyo mpamvu nababwiye ngo iyo wizeye Yesu byose birashoboka. Reka iyo ndirimbo rero mbayeho gatoya kuba bazabasha gukurikirana iyi YouTube channel yacu. Yego, ngiye kubanza gusenga gake, ninamara gusenga hanyuma ako karirimbo nkabaririmbire. Uwiteka Mana nkuru, Mana yacu, byiringiro bizima, Mana yera, Mana ikiranuka, ndimo mbasobanurira ukuntu iyo warangije kwakira agakiza witwara imbere yawe, ukuntu umuntu yitwara imbere yawe. Rero nabiberetse, rero nabaganirije. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye, ndakunezerewe kuko wabanye nanjye muri iki kiganiro nkoze cyo gusobanura ukuntu umuntu yatunga iri jambo. Uwiteka byiringiro bizima, Imana yera, Imana ikiranuka, ngiye gusohora indirimbo, ngiye kuyisohora. Uzampa imbaraga, uzanshoboze, uzanyobore, uzampa abaterankunga, uzampe ku mafaranga, uzampe ku migisha. Reba Mwami, ndangije umwaka mvuga ku bintu byawe, mvuga ku butumwa bwawe, kurizere Yesu. Mwaka n'igice urarangiye, twamamaza inkuru zawe. Haleluya! Abadukandiye subscribe, abaturebye, abadusangije bose, abo bose ubaho umugisha, uhaze kwifuza kwabo. Nanjye Mwami watangiye urubuga rwitwa Izere Yesu, umpa umugisha, ushaka abaterankunga, uturengere, uturwane intambara nini n'intoya. Niko mbigusabye mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Ngaho reka mbaririmbire rero ako karirimbo nshaka kuzasohora mu minsi iri imbere. Sinzanyiririmba yose, ndabaririmbiraho igitero kimwe, ubundi nsoze muzakurikirane. Zizaza ziri mu mashusho meza, zizaza zirimo imiziki, ngiye kuzitangira. Ubu igihe kirageze ngo no kuririmba. Abavandimwe, turirimbe. Yego, yego nshuti z'Imana, nshuti mukurikirana urubuga Izere Yesu, ngiye gutangira rero aka karirimbo. Mwami, 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 Mana ikomeye, uri Imana ikomeye, Data reka tukuvuge. Wanesheje Satani, umunyaga ubutwari, uri Imana ikomeye, Data reka tukuvuge. Nawe utagushima, nawe utagushima.
gushima nizeye yuko ukiduhetse ku mugongo wawe wanesheje satani umunyaga ubutwari yarafite nawe utagushima nizeye yuko ukiduhetse ku mugongo wawe waraturengeye uje kutugerera neza nawe utagushima nizeye yuko ukiduhetse ku mugongo wawe yego ngo nizeye yuko ukiduhetse ku mugongo wawe